amayoga abaye menshi muri mwe, ibisururu ibigage bibaye byinshi muri mwebwe. N'amakuru y'umugabo bita Yago Punditi. Yago Pondati cyane ko Yago Ushize ubwo Yago yarari Yago Pondati cyangwa bla bla ngo umwana twaje kureba twasanze atari wa Yago ngo nuwa Bobo. Yazize kutamenya guhuza ka personality na character ngo abihuze na reality y'ibintu arimo. Yago please ko naraguhereje nuko nkuba ariko uri kunjyana nanjye ubwanjye simpazi Ngo umukobwa ateye inda wareba background y'umukobwa asanga n'umukobwa udafite mentality serious n'umukobwa utari like ntago ari umukobwa wakawe kore kumwe n'uriya muntu kuko narayimugeretse kukirwaga mbwiraga ngo nyikure kandi koko ndibutse ko hari message wajya gunyereka kubwira ngo mugende gukuramo inda ngo ahantu ngo nawe nk'umuntu nkawe bagakwiye gutuka Yago man hari platform twagiye tugeraho kubera uriya muniga ariko ntuzambwire ngo uri gutuka Yago. Hari abantu bigeze kumbaza kuri affaire za Yago ariko nuko abantu mbona babigize ibintu bisanzwe ko ibintu ntabwo yabisanzwe bino bintu ikintu biri gukereya mu ruganda muri rusange biri gukereya nyine abantu navuga ko bari reckless cyangwa abantu nyine basige bakora ikintu nyine batiteye ku ngaruka zose nyine abantu bavugisha ukuri benshi abantu nyine ubungubu nyuma ya Yago nyine musatangira mubone n'abandi bantu benshi baza bavuga ngo kanaka ngo byagenze gutya ngo kanaka byagenze gutya kubera ko ni ikintu kibi bino bintu nyine byerekana nyine industry irimo utuntu duke dusangiye utuntu duke nyine n'abasangira ubusa bitana ibisambo rero bihwanye n'ubugome bugenda bukorerwa bamwe namwe bigendeye nuko bamwe batiyumvamo abandi nka hate yagiye kuri Yago idasanzwe rero Yago niba akoze ibingibi hazaza n'undi ariko binarangire nyine credibility y'aba content creator igenda igabanuka cyane cyane ko abantu bazagira ngo no gutwika sometimes umuntu azavuga ibintu bisiriye none abantu bagire ngo bari kubeshya ikindi nyine harimo ubugome bwinshi byatari iyo urebye the guy yagezeho nawe nyine yivana muri wa mwambaro wo kuvuga ngo noneho ngo reka ngo byo guheza kubera ko n'abantu bari against ye nk'uko ugenda ubibona nawe ubwe noneho nawe agatangira kuvuga noneho nta kintu yikanga kubera ko yafashe kubona ko nta muntu n'umwe witaye kuri plan zone. Musharinga urwango nimukabeshya abantu mwebwe musharinga urwango nta rukundo musharinga rero abantu nicyerekana ko nyine abantu badashyira hamwe rero abantu batangira bige gushyira hamwe kubera ko nibitagenda gutya abantu bazagenda bashyirana hanze noneho muzumirwa kanaka nawe azavuga ibye n'undi azavuga ibye noneho birangire buri wese azajya avuga ikintu atitaye ku ngaruka ziri buze kugira kuri mugenzi we noneho azajya habaho gusenyana kuri open birangire gusa ariko ikiza cyo nuko nyine government yacu ibiri tayari nyine ibiri kutubirebera hafi ariko nyine hazajya habaho n'amadamage ari serious kubera ko bino bintu nyine ni hatari kabisa ntabwo ari ibintu byakwiye kubaho ko abantu noneho buri muntu wese azayavuga nta kintu yikanga. From Tabagwe to KHL